Hello guys, mumeze mute? Mumeze neza? Nanjye meze neza cyane, ndashima Imana. Meze neza. Guys, ubukwe bwa Mutesi rero ntabwo burarangira kubuvugaho, na n'ubu buracyari kuvugwaho. Aho Sandrine noneho harimo ibintu bitandukanye mana nanjye muri ubu bukwe. Harimo udushya mana we, harimo udushya, habereyemo udushya twinshi. Wagira ngo ni ama episode kuri ubu bukwe rwose ntabwo buri burangire umuntu atabuvuzeho ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Rero reka mbabwire ikintu noneho kindi cyantunguye, ni uburyo Sandrine yihuruje akaza gutaha ubukwe akagira ngo arapfa kwinjira uko yiboneye. Yabaye akigera ku muryango, akigera kuri gate, umva hari abantu bita aba bodyguard, abarinzi, ababawonsa, ku buryo ubukwe bwari bufite uburinzi buteye ubwoba. Noneho Sandrine uyu nguyu akigera kuri gate agira ngo arinjira, nyine bwagize ngo nyine ni ubukwe busanzwe, ari kwinjira uko yiboneye, kakundi nyine yapfa kuza. Urumva arangije bamuteruye baramubwira ati we turakwiyamye, nuko arangije arwanye. Biravugwa ko uwo barwanye ngo yakutse amenyo, hari abandi bakavuga ngo uwo barwanye ngo yikubise hasi amenyo avamo. Ntabwo turamenya rero niba Sandrine yaba yakubise yakubita uwo mubawonsa akageza ubwo amenyo avamo, akageza ubwo amaraso ava. Kubera Sandrine yakubise, ibaze umuntu w'umugore urumva yakubita bawonsa akagera ubwo mugira amenyo nyine ngo avamo. Ahubwo uyu mubawonsa ashobora kuba byashatse nyine kumurwanya, noneho akikubita hasi agahita agira gute, agahita amenyo avamo. Bikiba rero Sandrine yahise agira ate, yahise akata asubirayo, ariko mbere yo gusubirayo yabanje atindamo gake aho hafi na gate, ariko kuvuga ati bene niba afungura barangaye ndahita ninjira. Noneho bikavugwa ko uyu Sandrine ngo byakekwaga ko yarazanye uburozi bwo kuroga Ferdinand na Mutesi, ariko noneho ngo bakaba bari bamuketse kare, ari nayo mpamvu kuri gate bashyizeho abarinzi bo kugira ngo umuntu wese ugomba kwinjiramo hariya aze kuza kuba yabanza gusakwa. Basatse ngo buri wese bamusatse, hanyuma noneho Sandrine abonye byanze aravuga ati rero haza gukomeza gusebera ahangaha ku muryango kuri gate, abantu bose baza basanga mpahagaze, abantu bose barambonye, ibiganiro byose nagiye ntambutsa ku ma YouTube agiye atandukanye, none reka mbe ntashye. Ubwo nyine yahatinze amwaye nyine arataha, ariko bikavugwa yuko yashatse kwinjira ku ngufu nta butumire yahawe. Urumva bari biteze yuko bariya abagore bavuga ko babyaranye bashakanye n'uyu nguyu Ferdinand, bakaba baranabyaranye, bavuga ko bashobora kugira gute ko bari kuza muri buriya bukwe, ari nayo mpamvu bashyizeho ababawonsa barinzi hariya ku magete kugira ngo umuntu wese winjira adafite invitation ntabashe kwinjira. Sandrine rero ngibyo ibyamubayeho ukuntu byari biteye ubwoba. Hanyuma rero kuri kamarade nawe ngo yinjiyemo ashaka kugira gute, ashaka gufotora, ariko ngo bamusatse hariya mu bantu basutse buriya kamarade, ngo bamusaka ahantu hose, namwe murabyumva ahantu ndi kuvuga hariho, baramusaka n'ukuntu ari kagufiya nyine, ubwo bagiye basaka hose, namwe murabyumva. Arangije babuze ikintu ntibamushyira amakenga, baravuga ati kamarade ukuntu tumuzi n'umuntu wagira uyu mugabo rwose ntabwo ari buviremo aho. Barangije banga kumwicaza imbere, bamwicaza inyuma, iyo inyuma aho bari bumurebe neza cyane nyine. Ubwo nuvuga ngo bamushyize inyuma kugira ngo kwa kundi abarinzi baba bahagaze inyuma y'intebe zose, cyangwa se ababawonsa baze kuba bamucungira hafi, baba bahagaze hafi yiwe ahantu yicaye. Urumva kamarade yicara aticaye, yari afite ubwoba bwinshi, arangije ariko aratuza nyine, nta kundi kuntu byari kugenda. Ikindi gitangaje rero muri ubu bukwe hari harimo ngo abantu batanu bashinzwe kurehareha, cyangwa se ngo kumva aho uburozi buri, cyangwa se kumenya umuntu waje yitwaje uburozi. Ngo yabareharehaga, ngo bakarehareha bakumva umuntu nyine
budasanzwe. Bamwe bavuze ngo bari abantu ngo ni abahanuzi, abandi ngo ni abantu basenga cyane, ngo aba bantu murambwizije ukuri mwese ko musenga. Ibyo bintu bijya biba koko? Izi mbaraga n'imyuka mibi byose byo kuvuga ngo abarozi ni iki? Akenshi bakunze kubikora ugasanga nyine abo ngabo bari kubikora bakabikora ari abantu batihaye Imana, aho benshi bavugaga ati ubu bukwe bwatashywe n'abarangi bo mu ruhande rw'ibumoso. Ati ni gute abantu 5 bavuga ngo bari kurehareha, ngo bari kureba ngo ahantu ngo ari uburozi, ngo basatse buri muntu wese bamusaka icyo kintu. Ubu ni ukuvuga ngo iyo bashaka bari gushyiramo na zambwa zirehareha n'izi zisaka ku kibuga cy'indege. Ariko noneho ubu bukwe buratangaje. Iyo bashaka kugira ngo basake neza bitabagoye, bari gushyiramo, niba bari bazi ko nta kintu bari kwikeka, bari no gushyiramo n'izo mbwa nta birenze. Ubundi se ko zagiye mu rusengero zikajya kuri alitari byatwaye iki? Zikajya ku gatuti. Imbwa hanzwe mu bukwe bwa Mutesi, ubwo nibwo byari gutinya. Ni ukuvuga ngo rero kuba bavuze ngo abantu 5 bareharehaga ahantu hari uburozi, ngo bagasaka abantu bose, uwumvise uburozi akamushyira ku ruhande, ngo habonetsemwo abarozi guys. Habonetsemwo abarozi. Ni ukuvuga ngo rero mu bukwe mwakabyara mwe, niba munataha n'ubukwe mujye mwirinda kurya ibyo mubonye, kunywa ibyo mubonye, kubera ko abantu benshi ntabwo baza mu bukwe baje kwishima, baje kugira gute. Oya, baza mu bukwe bamwe baje kunegura, abandi hari igihe bataha ubukwe bafite imigambi mibi baje kuroga, abandi noneho bakaza nyine ari amashyari yabo nyine abazanye tu. Rero mube maso, byane byo kujya murya aho mubonye, kunywa aho mubonye, wapi byarakaze. Noneho ushobora no kuba ufite umuntu wawe umva wajya kubona ukabona baramuroze, nta n'ikibazo agize, ntabwo ahise apfa, ahubwo apfuye nyuma haratinze, harashize iminsi myinshi. Ibyo bintu ngo bibaho mw'abantu mwe, n'inama muri kubagira. Akandi gashya rero nanone, ariko habayemo udushya twinshi koko. Ntuza uyu Noheli, uyu wita ngo niba ari Apotre Noheli, niba ari Pastor Noheli, niba ari iki, uyu Noheli ngo hari hafi kurira, aririra kuri gishe, kuri ntuza nyine yo kwaruriraho, ngo yagize gutya arangije aragenda. Kwa kundi bahagarara imbere bari kwarurira abantu, yavuze ati Noheli yavuze ati mva mbabwire, njyewe ndi umushi murabizi, ntabwo narya ibyo kurya bitariho inyama nyinshi, twebwe abashi dukunda inyama. Guys, mu bukwe koko niho waruje kurira? Ako hari abantu batiyubaha mani, hari abantu batiyubaha, usanga bameze nkaho wagira ngo ntago barya, ntago bihaye, ntago bigaburira. Ubwo kugurira nk'ibiro 2 niba uzikunda, ukarya ibiro 2 byawe by'inyama bitetse iwawe, bitwaye kitagiye kururusa ku buryo no kwifata bikunanira. Ubukwe bwatashe burimo abantu b'inyangamugayo, harimo abantu b'abakirisitu, harimo abantu b'abarokore, warangiza ukazana ngo ngenga ukarata iby'ubushi, ngenga ndi umushi, ngewe ngo ngomba kurya inyama nyinshi, ngo murampe inyama, ngo murabizi ngo ndi umushi. Ninde ugushinzwe Nohe? Ninde ugushinzwe muri ubwo bukwe koko? Ninde wari ugushinzwe? Ku buryo wumva ko nyine warya wowe ngo ukarya cyane ngo kubera ngo uri umushinga, ngo bakaguha inyama ngo bakazikurekera. Urumva? Sharika nkubwiza ukuri, ahari Noheli yagaragaye nibwo bahise bakayora bakata muri wese. Noneho n'uyu nguyu, uyu mutipe bita Bobo, uyo kuri Nkunda Gospel, uyu mutipe bamwatse kamera barayimena, mvugo ni ibintu byari bikaze, baramufata baramusohora. Ariko benshi mwikomeza kwishyiramo Mutesi, ngo mwumve ko Mutesi ngo ari wabujije ngo aba YouTubers ngo gufotora, ngo gufata amajwi n'amashusho. Wapi pe, Mutesi ntabwo ari we washatse kugira ngo abanyamakuru be kwinjira, ahubwo umuryango wa Feredina umuryango we ngo yabyamaganiye kure, ntabwo bifuzaga ko muri make buriya bukwe bugira gute gufotorwa cyangwa ngo buzemo winshakarafu zose ngo z'ubunyamakuru, ngo ufite za cano, ngo bugize gute. Kandi buriya bukwe bwari ubukwe bwibashye. Ikindi umuryango wa Feredina ngo nabakire ku rwego rukomeye. Hanyuma rero urumva ngo harimo na bene wabo wa Feredina
ngo baba abajenerali bakomeye mu gisirikare, ngo barimo bakomeye cyane. Urumva rero ntabwo bari kwemera ko mufotora ubwo bukwe, nibo babyanze. Mwe kongera gukomeza kuvuga Mutesi ni umwirasi, ngo yanze ngo ko dufata video, ngo yanze ko dufata ikiganiro, ubuse ngo biramumarira iki? Oya, Mutesi yamaze kuba kujya mu maboko yande ya Murindwa Ferdinand. Ni ukuvuga ngo rero icyo mwashaka cyose, icyo mwakenera kumenya cyose kuri izi saha uko biri kose mwazibaza Ferdinand, kubera ko niwe mutware w'urugo. Rero ibyo ngibyo byo kubuza abantu gufotora no gukamera byakozwe no mu muryango wa Ferdinand, ntabwo ari Mutesi, nta nubwo ari mu muryango wa Mutesi. Mutesi murabizi ukuntu akunda hiti byatari, akunda kuvugwa. Rero kuba atagize gute, kuba atemereye abanyamakuru ngo baze, nuko iwabo bamubujije, iwabo wa Ferdinand bose ubu bukwe nta muntu ko ugomba kubufotoramo, nuko bimeze. Hanyuma rero murumva ko ari uko nguko byagenze. Ikindi rero gitangaje rero, nababwiye ko Mama Charlene ntabwo yari mu bukwe. Ikintu gitangaje rero giteye n'agahinda, uriya ntuza Uwanyana Asiya, murabizi ko yari inshuti ya Mutesi, ni inshuti ya Pastor Mutesi no muri ntuza muri mu murenge, murabizi ko bari kumwe, mbese ibintu byose babikoranye bari kumwe. None umugore Uwanyana Asiya ntabwo yari mu bukwe bwa Pastor Mutesi. Bishatse kuvuga ko uriya mugore ashobora kuba atameze neza, cyangwa se akaba adahari, ndavuga Uwanyana, cyangwa se akaba adahari, cyangwa se akaba yanze gutaha ubukwe, cyangwa akaba nta mubano muzima bafitanye muri iyi minsi. Abantu benshi batekereje byinshi, baravuga ati ku buryo yabura, akabura Mama Charlene, akabura na Asiya, bose bakaburira icyarimwe. Abantu benshi babitekerejeho, ariko mu by'ukuri abantu bijyanye n'abasitari, nta n'abasitari bari barimo benshi pe, ntabwo bari benshi bari barimo. Yego ntabwo twari kubamenya kubera ko batari bigaragaje ngo bagaragare imbere bafotore bagire gute, ariko mu by'ukuri uraranganyijemo amaso wabonaga ari abamama nyine bari mu kigero cya Pastor Mutesi. Harimo ngo n'abadivorce, niko nabyumvaga, harimo ngo n'abadivorce. Hanyuma noneho ngo benshi ngo bari banagiyeyo ngo bagiye kwishakira pasi agiye kwishakira pasi kugira ngo nyine bakubite pasi za biriya bigabo by'ibikire by'ibishuti bya Mutesi na Ferdinand. Rero ni ukuvuga ngo ejo n'ejo bundi muzajya kumva mwumve ngo hari umuntu washyingiwe, ngo baramenyaniye mu bukwe bwande bwa Mutesi. Gusa ikintu gitangaje ni ukuri, ni uko kumva harimo abantu ngo 5 ngo bashinzwe guhunahuna, kumva ko nta muntu ufite uburozi muri abo ngabo. Agahinda. Ntabwo rero bari abantu bahunahunaga, ntabwo bari abakozi b'Imana, ahubwo benshi bavuga ngo ni abapfumu cyangwa se mu barangi. So ni ukuvuga ngo rero mwa bantu mwe, uyu Sandrine ari wowe uramutse ukoresheje ubukwe, uri mukeba we akaza akabutaha, wamukingurira mu by'ukuri ukemera agataha ubukwe? Tuvugisha ukuri. Noneho abantu benshi buriya ngo benshi bagushaka ku ijambo ryo kuvuga ngo ntuza abo bantu bashakaga kuroga Mutesi cyangwa se Murindwa Ferdinand, umwe muri bo akabura undi. Nibyo aba batipe rero barimo ba Celestin, ba Justin, bande bose ntabwo bari bahari. Ba bagabo bose bashyize mu ntuzi imwe ngo mu itsinda ry'intuzi zimwe bose ntabwo bari bahari, nta n'umwe wari uhari. Aba bagabo bandi babonaga nyine ubukwe bwa Mutesi ngo buzapfa, wererere ngo Mutesi, none ubukwe buratashye, noneho muravuga ngo iki? Hasigaye mu rusengero. Murabigenza mute? Murabigenza mute? So guys, rero reka mbabwize ukuri, mujye mureka imitima mibi mwakabyara mwe.